impamba y'umunsi yegurira Imana kuko ibyo byakunaniye iyo ibishoboye. Luka 18:26 kugeza kuri 27 haravuga ngo ababyumvishe bati bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Amen. Mwene data, waba ugerageza gukizwa bikakunanira? Haba hari ingeso ugerageza gucikaho ariko zikakubana ibamba? Impamvu ni uko utaregurira ubuzima bwawe Imana. Benshi mu bakristo bizeye Yesu Kristo babyatuza akanwa gusa, ariko icyo kumwizera ngo bamwegurire imibereho yabo ntibabikoze. Bene abo bibwira yuko bashobora kurwanya ibyaha bakabinesha ku bwabo, nyamara ntibazi ko nabo ubwabo ari icyaha. Haleluya. Umuntu wese ukiyobora aba ayoborwa na kamere muntu, ariyo kamere y'ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ko bene uwo muntu ukiyoborwa na kamere, ubuzima bwe burangwa no gukora iby'Imana yanga. Iyo tweguriye Imana ubuzima bwacu rero, idukuramo umutima wa kamere y'ibyaha, ikaduha Mwuka Wera ngo adufashe, adushoboze gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Icyo wamenya kuri Mwuka Wera ni uko ari kamere y'Imana ihabwa abeguriye Imana ubuzima bwabo ngo ibashoboze gukora bya bindi byabananiye. Mwene data, niba hari ibyaha cyangwa se ingeso yakunaniye, iyegurira Imana izagushoboza kubinesha. Nurekeraho kwigenga, ahubwo ubuzima bwawe bwose ukabwegurira Imana, nta kabuza ko uzahinduka umuneshi muri byose. Haleluya. Soje nkwifuriza umunsi mwiza mwene data, kubere uwo kwegurira ubuzima bwawe Imana, iyo ishobora byose. Amen.